bakunzi ba Iwacu Family TV, nimba utarakoze subscribe, making sure ko wakoze subscribe kugira ngo tubane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu, twamusuye, araza kutubwira uko yitwa, amazina ye, se akora iki, aratubwira n'aho aherereye, ko inaha twaje ntabwo tuhazi kabisa. Niwe uri bugerageze kubadusobanurira. Kora subscribe nimba utarayikoze kugira ngo tubane nawe, atuganirize, atubwire ikintu akora, ese abaye hate, yitwa nde, amazina ye, ahantu atuye, uko hitwa, ubundi kugira ngo dukomeze tuganire nawe. Urakaza neza Vieux. Murakoze, nitwa Mugemana Abdou. Ubuzima bwanjye ndi umudozi, nkaba noroye n'ihene. Ubuzima bwawe uri umudozi ukaba unoroye n'ihene? None igihe cyo kudoda wagitangiye igihe kingana iki? Ko mbimazemo igihe da. Nahereye muri 77 ndoda kugeza ubu ndacyadoda. Wahereye muri 77 udoda kugeza na n'ubu uracyadoda? Nibyo. None nyuma yo kudoda waje kubivanga gute no korora? Korora ni ibintu nkunda. Kuva nkiri umwana najyaga ndagira ihene z'iwacu, ariko aho mariye gukura nanjye numva ko ngomba korora. Nawe wumva yuko ugomba korora. Watangiye amatungo ufite angana gutya cyangwa hari ukuntu watangiye angana bitari gutya nguko? Oya, tangira ku ihene imwe kabyara izindi. Ntabwo zari nizi gusa, zari zigeze muri 15, ku buryo ngenda ngurisha, nagira akabazo nkagurisha, nkifite ikibazo cy'umwana ku ishuri nkagurisha gutyo. Bivuze ngo watangiye ufite ihene nkeya zigenda ziza gutyo, sometime wajya no ubona ikibazo cyaje ukayigurisha kugira ngo ukemure ikibazo cyawe? Niko bimeze. Uri umugabo urubatse? Ndi umugabo w'abana 12. Umugabo w'abana 12. Iyi karitsiye yitwa ngo iki? Ntago ngiye nyizi hano. Mudugudu w'Imena. Hano bayita mu mudugudu w'Imena. Niho utuye? Niho ntuye. Inaha hafi? Hano. Abana bawe bigana binaha? Biga inaha. Hari abari mu mashuri makuru, hari abari mu mato, bose bariga. None hano hanze hari urubyiruko ruba rwaranze gukora, urumva wowe uri umuntu mukuru kandi imbaraga zawe wenda ufite ntago zihuye n'iz'urubyiruko. Hari urubyiruko hano hanze rwanze gukora, ni iki wagira wenda inama ku rubyiruko abona rwanze gukora kandi rwo noneho rufite n'imbaraga, rufite n'ubwo bushobozi bwo gukora, kandi wowe uri umusaza w'imyaka myinshi ihagije ufite n'abana ukaba ukora, kandi wowe imbaraga ufite zitangana n'urwo rubyiruko, ni iki wagira urubyiruko nyine inama rwanze gukora kandi rukicaye iwawe? Icyo nabagira inama yo kutarera amaboko. Kurera amaboko ni bibi, kandi urubyiruko rw'ubu kenshi bakunze kwishora mu biyobyabwenge, nabyo bibangiza. Ntabwo rero wajya mu biyobyabwenge ngo uzagire ubwenge bwo gutunga ihene nk'iyi ikubyarire ikugirira akamaro. Muri make hari abana bose baba barenze ibiyobyabwenge? Nta n'umwe w'ikiyobyabwenge. Kandi bakuru, umukuru afite imyaka 36. Kabisa umusaza arakoze kutuganiriza, atubwiye amagambo menshi meza. Ikindi anatugira inama ati urubyiruko rwacu mutinyuke, mukore amaboko mufuka, mugane imikorere. Ikindi ni mwishore mu biyobyabwenge, kuko yaduhaye n'urugero rwiza ku hene ze yoroye. Aratubwira ati ngo ntago wakorora ihene wakoresheje ibiyobyabwenge, urumva ntago uri gutekereza neza, ariko uramutse utabikoresheje ngati wakorora kandi wagera ku musaruro mwinshi ushimishije. Atuganirije neza kandi yakoze, twamushimiye, twamukunze. Nizere ko nawe uri kureba kino kiganiro wamukunze. Ikindi wakoze gukurikirana kino kiganiro cya Iwacu Family TV, nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, ukore share, like and comment. Ikindi watanga igitekerezo muri comment kugira ngo tubane nawe buri gihe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mwakoze kudukurikira, murakoze.